ikaze nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Flame 24 TV. Ngira nko mumaze kumenyera uri kumwe nanjye Victor umunsi ku munsi. Reka uyu munsi mubwire ko ari umunsi w'agaciro cyane, ni umunsi ubanziriza Noel, aho tuba turimo turizihiza uburyo budasanzwe bw'umwana w'Imana, uburyo yavutse n'iki kugira ngo aze kuba acungura isi. Kuba yizihiza mwese ndabifuriza kugira Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye, niko kera bajyaga bavuga. Hanyuma rero bitewe n'ukuntu muri iyi minsi ibintu biri kugenda bigenda, nanjye mba ndi kuvuga ati reka ngende ndeba ko twaza tukiganirira. Ndahera ku nkuru idasanzwe. Kicukiro imodoka yagize gutya ahava ku Inyanza sinzi niba muhazi. Ahava Inyanza sinzi niba muhazi, usa nkaho ujya mu banyamakuru, murabizi haruguru y'akarere hari station ihari, ni ikamyo zino zitwara essence yagize gutya, niba acitse feri nimba byagenze gute, iraza ikora amabara, niko navuga, kuko ihitanye abantu batari bake byatari. Nahoze ndeba ndeba ukuntu abantu barimo baravuga, akavuga ati kubera iki mu minsi mikuru ari bw'impanuka ziyongera. Ni mu minsi mikuru, ariko n'ubundi n'ubuzima busanzwe. Iyo ibintu bitari kugenda fresh ntabwo ari ukubera ko ari mu mpera z'umwaka, ni ukuvuga mu mpera z'umwaka hari ukuntu byongeramo cyane, akanubundi igihe mbona ibintu biba biri bube ubundi biraba. Hari ikintu udashobora guhindura rwose pe. Ubundi ibintu iyo biri bube biraba, kandi ntiwabisubiza inyuma. Imodoka yaje kuza kuba ihitana abatari bakeya, ihitana abantu benshi cyane, kuko yageze aho yinjira no muri essence, ukuntu yageze aho yinjira no kuri station ya essence. Kuri station ya essence irahakubitira, itasenya hose kabisa. Nahoze ndeba akamodoka yagwiriye, ndavuga cyakora ibintu bisigaye biri kuri iyi si, ni hatari kabisa. Bisigaye biri kuri iyi si ni hatsari. No kujya twibuka rega tugasenga, nubwo waba ukora ibyaha n'iki byose, Imana ni inyampuhwe, Imana ni inyembabazi. Nta kuntu rwose itaguha umugisha wayo, biba bisaba gusa kugira ngo uyiyambaze, ndetse n'igihe wenda ubuzima bwahagaze nayo izakwakira mu bayo, kuko Imana ni inyembabazi kabisa. Reka twifurize rero ababuriye ubuzima bwabo muri iyi mpanuka rwose ko bakomeza kuba, Imana ikomeze kubakira mu biganza byayo, nyine ibatuze aheza hazira imibabaro, hazira agahinda ndetse n'imihangayiko yo kuri iyi si. Hanyuma rero reka nkubwire ko twihuse cyane, ndata nkomereza ku muhanzi witwa Toxique. Mwagiye mubona ko Toxique byagiye bitamworohera uyu mwaka. Cyaze ka nkubwire, ubuzima buduha impamvu zitandukanye kabisa. Ubuzima buduha impamvu zitandukanye. Ubu Toxique Kazungu rwose ntari biryo, ubundi abazi n'abantu bamuzi, abantu bazi Toxique, abantu bamuzi Kazungu ntari birye kabisa. Ariko hari ukuntu ubyuka mu gitondo wakuziye, urumva uriya Kazungu ubundi amateka ya Toxique, afite mama we w'umunya-Asia, aturuka mu gihugu cya Asia, ndetse na papa ni umunya-Asia, mama ni umunyarwanda. Kazungu ni umwe mu bantu bikorera ibintu bye rwose biturije, yapana bya bintu by'abantu bahora mu matiku n'iki byose. DJ Toxique ni wa muntu wikorera gahunda ze, yamara kuzikora akahita yicomokera. Ntabwo uzamwumva mu biganiro, mu matiku n'iki bya bintu byose byirwa kuri za YouTube.
Kazungu ntushobora kuzamwumvamo kabisa, ariko nyine umwaka iyo waje uba waje. Byari mu gitondo abenshi nk'uko ari kubivuga, bakanavuga ko witwa Toxique yarenze umuhanda bitewe n'uko urabona hano ahagana za péage usa nkaho ugaruka hano mu Kanogo, ni hamwe mu hantu ari gukora umuhanda nyine, bari kugenda bakora umuhanda kugira ngo barebe ko byarushaho kugenda neza. Imihanda yacu mu Rwanda ikarushaho kuba nayo ifite ubuziranenge, urumva. Rero uyu Toxique yagize gutya, yimanukiye yiviriye gucuranga umuziki. Benshi bari kuvuga ngo yanyweye inzoga, ariko nta gihamya na kimwe gihari, kuko ubwo bamufashe umunsi wakurikiyeho nabwo amufatira ahitwa za Karongi. RIB y'i Remera iratangaza ko yaje kuza kuba imufata, ariko ubundi Toxique buriya aramutse yanyweye inzoga, wenda aramutse abaye yari yanyoye inzoga kugira ngo iki gikorwa cyabaye kibi, sibyo? Byaba ari ibibazo nawe zamwakira. Ntago mpamya ko ari ibintu byaza kuza kuba bimworohera. Toxique rero binavugwa ko bamufashe umunsi wakurikiyeho ku isaha y'isaa 9, bakamufata n'ubwo yaba yanyoye ntibashobora kuba babimenya. Toxique rero ni umwe mu ba DJ ba mbere hano mu Rwanda uwo bajya kuba bahangana. Ashaka kuba yaba ari DJ Marno, kuko murabyibuka ko bigize no kugirana battle ndibaza yo gucuranga ibiboro by'imiziki nyine, basa nkaho bahanganye cyane. Toxique rero uyu mugabo ugenda mu modoka zimwe nziza, ubwo muheruka muze agenda muri Range Rover, no mu DJ afite agafaranga kabisa. No mu DJ afite agafaranga, ashaka kuba yari yanagasomya nta n'uwamenya, kuko nta kugeza ubu ngubu ntiharatangazwa niba yari yanyoye cyangwa se atanyoye. Toxique rero yaje kuza kugira utuntu tw'utubazo nyine, umwaka wa mu gitondo nyine uramubyukira. Hari ibintu umuntu aba atiteguye kabisa. Abenshi bakavuga ngo yamanutse hariya péage nyine arabona banahafunze n'iki, ariko yibazaga ko hagifunguye n'iki. Urumva kuhita wikanga ko ahantu hatari gukoreshwa imodoka ugahita uyikatisha, no gufrena biranga pe, no gufrena biranga, ukaza gushiduka wisanze urimo uragwa munsi y'umuhanda. Wisanga urimo uragwa munsi y'umuhanda. Ariko by'umwihariko nakubwira ngo uyu Toxique ni umwe mu bahungu batajya rwose, utazigera usanga mu bintu by'amatiku n'iki byose. Ariko hari ukuntu mwako kuzindukira nyine tu, ukuntu mwako kuzindukira bakuzindukiye nyine ugakomeza kuba ibintu byaba bitagenda fresh kabisa. Reka nkubwire ko rero niba ukunda ibiganiro byacu by'umwihariko ujye ukora subscribe, like, share na comment, ubundi dukomeze kuba tubana umunsi ku munsi. Reka twirukanwe cyane ku gitaramo igitaramo cya The Ben ndetse na Bruce Melody. Ni kimwe mu bitaramo birimo biratuma abantu benshi bavugishwa amagambo atari makeya, dore ko abenshi bari kuvuga ati Bruce Melody, ariko nanjye niko mbibona, Bruce Melody na The Ben bari kutubeshya bagaterana amadisiz. Urumva hari nkaho mu ndirimbo ya Bruce Melody avuga ngo nanze igisebo, ngo nanga guseba. The Ben akamusubiza akamubwira ati wakunze igisebo, reka nze nkikwambike. Ati nkuhora mu nzozi utamfite cyangwa se udafite ibyo nkora, ntiwaba ubona ibyo uheraho. Kubera ko uyu The Ben avuga ko ubundi Bruce Melody yakuze ari umufana we. Ukuri uri umufana w'umuntu rero bikaza kugera aho ugasanga urimo uramudisinga n'iki, urimo uramudisrespectinga. Ntabwo ari ibintu bizima habe na gatoya. Dore ko rwose uyu mugabo witwa The Ben afite ukuntu nyine azi gutwika. N'ubu ngubu muzajya kubona mubone yujuje arena mutazi n'ukuntu yujuje.
The Ben afite ukuntu azi gutwika iyi game ayifite mu maboko ye kabisa. Nubwo Bruce Melody navuga ngo ati niza amayeri yo kubeshya umufana, ariko na Bruce Melody nawe mpamya ko yakuze arebera kuri The Ben cyane kurusha uko bajya kuba bari guhangana. Aka kanya The Ben umuhanzi mukuru, The Ben mperutse kubona yahawe igihembo cya Isango ndetse n'indirimbo iriya ndirimbo ya Fromiana yahawe igihembo cya korabo y'umwaka. Ku Isango hari ukuntu ajya ategura utuntu tw'uduhembo n'iki, ugasanga ni hatsari kabisa. Hanyuma rero navuga ngo ibyiza byo nakagaruka kuri The Flame 24 TV, gusa icyo nakwibwirira nuko ibintu byinshi biba byabaye nta handi hantu uba ushobora kuza kuba ubisanga nahangaha iwacu kuri The Flame 24 TV, ubundi ugakomeza kuba ubana natwe gatanu kuri gatanu. Sinagenda ntakubwiye ko rero bimwe mu bihembo Best Male hagati ya The Ben niyo wegukanye igihembo cy'umuhanzi w'igitsina gabo mwiza w'uyu mwaka mu bihembo bya Isango na Muzika Awards, aho yarahanganye n'uwitwa Bruce Melody, Kevin Kade ndetse na Kivumbi. Indirimbo yitwa Tsunami niyo yegukanye igihembo cy'indirimbo nziza y'uyu mwaka mu bihembo by'Isango na Muzika, aho yari ihanganye n'indirimbo zigiye zitandukanye irimo yitwa Tombe ya Element, Foromiana ndetse na Murera. Hanyuma Karafu Generation niyo yegukanye igihembo cya album nziza y'uyu mwaka mu bihembo bya Isango na Muzika Awards. Hanyuma twihuta cyane, akavura kaba kari kugenda kabizana ariko twihuse cyane. Foromiana hawe igihembo cy'indirimbo nziza y'umwaka witwa Kivumbi King niyo yegukanye igihembo cy'umuraperi mwiza w'uyu mwaka. Hanyuma Element niyo yegukanye igihembo cy'umuproducer mwiza w'uyu mwaka. Navuga rero Vestina na Dorcas niyo yegukanye igihembo cy'umuramyi mwiza w'uyu mwaka. Hanyuma one of the mu bahanzi bakizamuka witwa Zita Organ niwe wegukanye iki gihembo. DJ Toxic yegukanye igihembo cy'umu DJ mwiza. Hanyuma navuga ngo man, ibintu bya DJ Toxic ibyo ni birebire byatareka nkubwire ngo kora subscribe, ubundi ibyiza byo kuri The Flame 24 TV byo nakagaruka, ubundi tukomeze kuba tubana mu bihe bitandukanye. Reka nkubwire ngo komeza ugire naho iri nziza, ariko nkwibutsa ko gukora subscribe ndetse no gukomeza kubana natwe mu biganiro bimwe cyangwa se ibindi ni ibintu by'agaciro cyane. Reka nkubwire ngo naho ubutaha mu biganiro bigiye bitandukanye, mukandaza twivugire ku match ndetse n'imikino iri kugenda iba muri iki cyumweru. Navuga ngo ikipe ya Barcelona itwaye neza ndetse na Real de Madrid baracyakubana, ariko ni mu kanya gatoya. Ibiganiro byo ni byinshi kuri The Flame 24 TV. Reka nkubwire ngo komeza kubana natwe ndetse no gukomeza kuba udushyigikira mu biganiro byacu, ni bimwe mu bintu by'agaciro cyane. Nita Victor, ushaka kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga ni Aime Victor Alento, ubundi tugakomeza kuba tubana umunsi akomonse. Ciao.